ubutumwa buzanye turabwugururiye mu izina rya Yesu. Ubutumwa mutuzaniye turabwugururiye mu izina rya Yesu. Amashyi menshi bavandimwe, twakira abamambure mukomeze mutambuke. Yego bagana mu byiciro byiza bategurira abamambure bakorari abantu bafashe kubona abantu bo kubaha. Yego Imana ibaduhera umugisha, amashyi menshi kuri abo bamambure. Twimutse rero tugiye kwakira abandi bashyitsi b'imena. Tugiye kwakira abandi bashyitsi b'imena. Yego iragana abandi ifirime Yego reka tusabe abantu bataza ntabwo tuzi ibyo ari byo. Ndagira ngo rero mbere yuko tujya mbere, ndagira ngo mbaze menye aba bantu ni bantu ki mufite. Ndabona muri benshi, nta ngabo zitagira umwami, nta n'inzuki zitagira urwiro. Muri mwe ninde mukuru ubarimo, ubahagarariye ninde? Umuyobozi wanyu. Karibu hano. Murakoze cyane. Mwongerere ijwi umuyobozi. Haleluya. Amena. Imana ni nziza ibihe byose, kandi ibihe byose Imana ni nziza niyo kamere yayo. Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo cyiza. Aba bantu, iyi ni korali. Ni korali yitwa Igihe ni iki. Nihumva neza ni korali. Korali ikora iki? Iraririmba cyane ku buryo tubahaye indangururamajwi ubu baririmba aka kanya. Mubwire rero ukoze hasi unyibutse ibuye, umbwiye ko ari korali. Ndagira ngo numve nimba ari korali koko. Ko korali saba aririmbye se? Hano twahoranye amakorali menshi cyane, turagira ngo twumve koko niba aba bantu ari arabaririmbye. Ko mbona batangiye kugira ubwoba.
aha twataramye ntabwo twiye dukura mu ruge, twataramye rwose. None ndabona tuvuze ngo mugiye kuririmba mugira ubwoba. Umuyobozi wanyu arabeshya ni muri abaririmbyi. Imana ibaho umugisha. Reka twumve rero nimba bashoboye kuririmba. Se gusaba namwe muri abaririmbyi cyangwa murigira imbere kugira ngo baze kuririmba, murigira imbere ho gatoya kuko ndabona wagira ngo muri kumwe. Yego muyo, reka twigire ku ruhande twumve nimba ari abaririmbyi. Nzi kutambeshya ariko reka nanjye mpinyuze n'abari aha ngaha babyumvise, twumve nimba abo bantu ari abaririmbyi koko. Ibyo bari kwerekana ngo uretse bataza ibyiza gukorera Satani we ashaka kukubuza ibyiza by'ijuru. Ihangane muri byo bigeragezo, ushikame kuwiteka uzagororerwa. Tubana n'uwiteka ibihe byose, ntukirengagize ibyiza gukorera Satani we ashaka kukubuza ibyiza by'ijuru. Ihangane muri byo bigeragezo, ushikame kuwiteka uzagororerwa. Potifari ababwiye Yosefu ngo bajya mu mande nk'umuyobozi we, ariko Yosefu we ntiyamwumviye, yaravutse nta cyaha yari yakoze, azira yuko yumviye umukiza inzira yo kuyobora Egiputa, yaturutse kuba yarumviye Imana. Yohana n'uwiteka ibihe byose, ntukirengagize ibyiza gukorera Satani we ashaka kukubuza ibyiza by'ijuru. Ihangane muri byo bigeragezo, ushikame kuwiteka uzagororerwa. Yohana n'uwiteka ibihe byose, ntukirengagize ibyiza gukorera Satani we ashaka kukubuza ibyiza by'ijuru. Ihangane muri byo bigeragezo, ushikame kuwiteka uzagororerwa. Ariko dukeneye kuraba ku Mana, dukwiriye kugaragaza aho turi, ari ku Mana cyangwa se ku bantu, gushikama ukumvira Uwiteka nibyo bizaguha kugiteka. Tubana n'uwiteka ibihe byose, ntukirengagize ibyiza gukorera Satani we ashaka kukubuza ibyiza by'ijuru. Ihangane muri byo bigeragezo,
by'ijuru bihangane muri byo bigeragezo ushikame mu Uwiteka uzagororerwa. tangiye ryari kumuna abakiri batoya bavutse mu mpeshyi ishize. Oya, aba bantu uko ubona no gutya Yego, bavutse kera ubu barakuze. bitwa bande? Bitwa igihe ni iki. Korali igihe ni iki? Igihe ni iki. Izina ryiza cyane, igihe Ni iki. amashyi menshi kubw'iryo zina. Imana ibadirere umugisha. Umubyeyi we umwe yise umwana ngo mwise neza, namwe mwitwa neza. Igihe ni iki? Igihe ni iki. Ye, twakomeza. Ikorari rero igihe ni iki ntabwo yavutse mu mpeshyi ishize. Yego, Yavutse kera rwose, yavutse itari korari, ntabwo yari korari. Buriya mu itorero tugira ikintu bita ibihande, kugira ngo ababa mu itorero barabizi. Igihande mu itorero rya Mageragere tugiramo ibihande 4. Muri ibyo bihande 4 rero nimo havuyemo iyi korari, ariko yatangiye yitwa ko ari abaririmbyi, ari gurupe y'igihande. Cyari igihande rero cya Nyarubande, yatangiye mu 2008 ari igihande. mu 2008 2008 ari igihande. ni ya zamani. Ni ya zamani. Yego, Impamvu ari ya zamani turabigaruka, nta gikomereze turabigaruka. Yiswe korari muri 2013, yibwo yakiriwe mu itorero rya Nibwo itorero rya Mageragere 2000 na kangahe? 2013 Ivuye muri 2000 na kangahe? 8. 2008 2013, imyaka ingahe abazi imibare? Twikomereze, twakomeje. Ubwo imaje kwakirwa yari ifite abaririmbyi, itangira asubira gato batangira bari abantu 8. 8. Bari abantu 8 mu gihande. Robizi igihande, ibihande byacu ko biba bikoze, ni abantu bari baturanye. Yo, Batangira abantu 8. navuye. Ntago abo bantu 8 rero nubundi bari abasore. Yego, barabasore. Ariko uyu munsi ntabwo bakiri abasore. Yo, Urareba ugasanga nta n'abakiri bo, bamwe barashatse bagiye kure. Aba ngaba ni amashami yabagiye bashibukaho. Mane he mugisha abo bantu basize fondation nziza. Ubwo rero 2013 dutangira umurimo wo gukorera Imana, turi mu rusengero rw'Imageragere, ari naho dukorera umurimo uyu munsi. Dutangira turi abaririmbyi 15. Ubwo twari 15 batwakira nka dukora ari itorero, twari 15 Bavuye ku 8. bavuye ku 8. Mane habwe icyubahiro. Umurimo waragukaga. Yego, Turakomeza. Abo bari abasore harimo n'inkumi. Abo basore n'inkumi rero bagiye bagenda bakagera batya, bakaba bamwe baragiye kubera iby'isi, bamwe bakajya ku ishuri, abandi bagashakira atari hafi aha. yego, N'ubundi abasigaye batoya, kuko n'ubundi yabaye ari nka korari y'abasore, n'ubundi abasigaye ari batoya bakajya bagenda bakiga kuri batoya basigaye, bakongera bakaguma ari korari. Mane habwe icyubahiro. Noneho rero ubwo twaje kugera igihe twumva yuko ubutumwa twamenye turimo turakura atari ubwo kwihererana ubwacu. Tugira igitekerezo cy'uko twashaka ukuntu natwe tumenyesha abatuye isi, impande enye z'isi, ubutumwa bwiza twamenye, kugira ngo nabo buzadukizanye nabo. Amen. Icyo gitekerezo turakigira, turicara tubibwira abayobozi b'itorero. Abayobozi b'itorero barabitwemerera, dutangira umushinga wo kugira ngo dukore indirimbo zizumvwa n'abantu bose atari abo ku rusengero rw'iwacu Mageragere. Indirimbo z'amajwi. Yego. Izo ndirimbo rero nizo uyu munsi twabazaniye kugira ngo mwumve neza. Ntacyo turaje tubigeho perezida. Uko no kuvuga ngo mwariyegeranyije mukora umushinga, ariko se uwo mushinga ubwo wari woroshye? Ko byagenda kose wari urimo inzira ndende. Urumva n'abasore, urabona abenshi ni abasore bataha iwabo. Yego. Kandi uwo mushinga kuwukora bisaba kugenda. Yego. Umwana rero w'ikigiye kuvuga ngo murekura agende, cyari ikintu gikomeye. Birimo imibare myinshi. Urumva abayobozi nkatwe dukuze byasabaga yuko tubagenda uruhande, tukamenya ngo barihe, baratashye, ese bageze mu rugo. Byari ibintu bikomeye cyane, wari umushinga munini cyane. Ntacyo urakoze perezida. Ayo makuru duhaye ni amateka magufi mu ncamake bitewe n'igihe ya korari igihe niki. Reka duhe icyubahiro Imana, tuyikomera amashyi. Imana ihabwe icyubahiro. Yabavanye iyo 2008
barazamuka bayiyemeza umurimo 2010 na kangahe na gatatu, kandi n'ubu baracyawukomeje. Imana ihabwa icyubahiro kandi igomeze ibaturwanireho. Rero none n'abantu ntaherukaga kubera iki mwadutumiye? Barabatumiriye kugira ngo dushyire indirimbo zacu z'amajwi ahagaragara, mwese mubireba, hatagira ngo twazishiriyemo ipfiriya mu bishanga, tuzishyire ku mugaragaro abantu bose babireba, kandi abava aho ngaho banazitahane bagende batubwirira abandi bo hirya handi, kugira ngo ubwo butumwa twamenye nabo bagende babwumva, kuko ari nayo nshingano y'itorero ry'Imana muri kino gihe. Imana ihabwa icyo, tunabafashe gushima Imana. Haleluya! Kuko ibyo bintu byarashobotse, ubwo mwana duhamagaye kugira ngo tubafashe gushima Imana, kandi Imana yatsinze ihabwa icyubahiro. None se izo ndirimbo koko murazifite? Turazifite cyane. Murazifite? Turazifite. Jya mbere rero. Jya mbere noneho muzitwereke. Reka kasabe pastor kugira ngo tumare impaka atambuke adufashe, muduhagarariye nk'itorero rya Mageragere, kuko hari igihe mushobora gusanga ari ibintu muri kutubwira mu magambo. Koko indirimbo zirahari? Indirimbo zirahari. Muzizanire pastor hano. Zirahari. Imana ihabwa icyubahiro. Turagira ngo rero baze kudufasha, wa muntu wadufashije dukingura hariya kugira ngo atwegereze agakoresho. Noneho pastor, amena. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana ni nziza niyo kamere yawe. ndabona agapfundikiye ahangaha gateye amabengeza, namwe muri kukitegereza. Gashyire hejuru cyane kugira ngo n'abagufiya babashe kubibona. Yego. Ubu rero turavuga ngo agapfundikiye gatera iki? Amatsiko. Turagomba gushyira amatsiko rero. Yego. Reka sabe umubyeyi uri hafi yanjye abifashemo, maze abikora yitonze. Uyu mubyeyi ntukakirekure, ndashaka kujya mu mazi y'ikirimo. Yego. Akari mu nda y'ingoma ngo kamenywa n'uwagize ate? N'uwayibanze. Uyu mubyeyi rero nawe ashobora kuba yafatanyije na perezida kubanga iriya ngoma. Reka rero ayobore pastor mu nzira nziza. Yego, arakoze mubyeyi. Amashyi menshi kuri uyu mubyeyi, abikoze neza cyane. Yego. Mwagize ngo biroroshye. Pastor nawe wagira ngo atuwe abizi ibi bintu ko. Yego. Kamanze nkuru rwanjye ruhare da. Haleluya. Amashyi menshi. Pastor aradufasha kureba, ariko ko ndabona handitseho n'ibintu. Nongera amaso ndebe yuko bibona neza. Yego. Kurebaho abantu bambaye neza basa n'aba ngaba. Amen. Bari hafi yanjye namwe muri kubareba. Yego. Hanyuma handitseho ngo igihe ni iki kwaya, cyangwa se korali igihe ni iki. Yego. Audio album volume ya mbere. Amen. Mageragere SDA, bisobanuye ngo Seventh Day Adventist Church. Noneho hakaba hariho nimero ya mbere, igihe ni iki, ubwo niko yitwa hari. Indirimbo yitwa? Indirimbo 11. Yego. Tuzazamuka. Izo ndirimbo mugiye kuzakira n'amashyi menshi. Ya mbere yitwa igihe ni iki. Igihe ni iki. Amashyi menshi kuri korali igihe ni iki. Yego. Tuzazamuka. Yego, tuzazamuka nayo muyiha amashyi muyakira. Amahoro nayo muyakira. Isabato nayo muyakira. Amafaranga, inote muzakira. Hari muri buze kumenya iby'amafaranga bavuze. Yego. Ibyiza by'ijuru muyakire. Turi mu rugendo nawe muyakire. Jewe nawe muyakire. Yari umunyaburanga. Ngira ngo niyo bavuyeho mu kanya. Kayini, iyitwa Kayini. Inzira. Iyi nayo isoza yitwa Inzira. Yego, Imana ibahe umugisha. None pastor, ese muyobozi, niba byateganyijwe neza, ntitwasaba bakagira imwe muri izi ngizi batwumvisha umuziki wayo kugira ngo twumve ko bimeze neza cyane rwose. amazi nibazishyiremo hariya kugira ngo twumve nimba ari byo koko.
Pastor koranga ntareka mbabwira ntabwo umuntu ahabwiye titire ari ibintu bishakishijwe umuntu kuba amashyi menshi kuri Pastor. Ikirema gasa n'aka mwana. Ashirema gasa n'aka. Iki ni icyanyu niyo musire perezida bibareba ariko nagize ibyanjye. Yego. Mba rero nshingiye kuri gahunda y'itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi ko ubutumwa bwiza bukwiriye kubwirizwa mu mahanga yose hakoreshejwe uburyo butandukanye, ariko bumwe mu bw'ingenzi burimo harimo n'indirimbo. Uyu mwanya ndagira ngo dutangaze ku mugaragaro ko korali igihe ni iki y'iri torero rya Mageragere, indirimbo zayo uko ari 11 zemewe n'itorero kandi ko zishyizwe ku mugaragaro kugira ngo zijye zibwiriza ubutumwa ahantu hose, kandi ibyo tubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Abashimewe mu izina rya Yesu. Uko byagenda kose Pastor, uko byagenda kose buriya yashyize kurutse bwagiye. Aha, Pastor warakoze rero, Imana imuduhere umugisha. Ngomba twakomeza ikiganiro na perezida kugira ngo tuze kwihutisha. Perezida Karame, ndi kubona kugera kuri buri wese uri bubyifuze. None perezida, izi ndirimbo, haleluya, izi ndirimbo ko numvise ari nziza, mbese mu by'ukuri mwebwe n'aba bana n'aba bantu mbona mwazifashije ku buryo byari bimeze bite? Murakoze cyane. Yego. Ntabwo ari twebwe twenyine twabyifashije. Yego. Twari dufite abamambure bacu. Yego. Dufite abantu bagiye badutera inkunga cyane. Yego. Ari nabwo buryo twakoresha uyu munsi kugira ngo namwe muze mwinjire muri uwo muryango. Natwe tuze twinjire muri uwo muryango. Cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. None uko byamera kose ndabona uri usa n'uwisumbuyeho kuri aba bantu. Yakeka niba utazi gusoma. Arakoze. Uyu ngo ni Perezida Donel. Amashyi menshi kuri Perezida Donel. Perezida w'icyubahiro. Ubwo no kuvuga ngo urakoze cyane rwose, reka yumva byasabaga ko Pastor ntiza zandorerwamo kugira ngo nanjye mbirebe neza. Perezida Donel, Imana iguhe umugisha. Mbese iyi korali ifite perezida wihariye wa korali? Wihariye wa korali. Aratambuka kugira ngo nawe ngire icyo mubaza kugira ngo tuze kwihutisha. Arimo atambuke umuntirizesho. Perezida, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Uri aba perezida rero muba mufite inshingano zikomeye. Nahoze ngira ngo Perezida Donel niwe perezida mu buryo buri buhoraho, ariko ntacyo. None aba baterankunga babafashije ni benshi cyane. None tuguhaye umwanya, urashima bingana iki? Mbese uradushima mu buhe buryo? Kuko n'aba bose n'abaterankunga bihagaze bite? Ndashima cyane ariko yego, itorero ryacu ryatubaye hafi muri iki gikorwa cyo gusohora zino ndirimbo. Itorero yego, aba bantu ubona baje ngaha ndabashimira kuko baje muri iki gikorwa cyacu cyo kugira ngo tuzishyire ahagaragara. Ariko by'umwihariko hari umuntu watubaye hafi cyane, nubwo ndi perezida ariko buriya hari undi watubaye hafi cyane akajya twegera.
hari umuntu wababaye hafi cyane rwose ko twese twababaye hafi ubwo ni jyewe cyangwa ko nanjye mu bantu bababaye hafi kereka ntuzana ibintu byo gutera amashyari ariko aravuze ngo hari abantu bababaye hafi ariko hari n'uwababaye hafi cyane ubwo yabayemo cyane rero reka ndebe yuko ari buvuge ko ari jyewe uwo muntu wabaye hafi cyane ninde watubaye hafi ndetse cyane ariko hari n'undi noneho babanaga natwe na buri joro akaba ari kumwe natwe na saa sita z'ijoro akaba yaba ari kumwe natwe ngewe n'abasigiraga imana yahabwa icyubahiro ubwo ndumva ari data twese wo mu ijoro kuko niba utajya udusigira imana yahabwa icyubahiro data twese wo mu ijoro yababaye hafi data twese we ahora aturi hafi yego ariko hari n'undi watubaye hafi muri ibi bikorwa nk'abana urabona ko turi abana pe urabona umuntu urimo w'umusaza ngewe sibyo se yego ariko wowe mukuru ntabwo ari umusaza niwe mukuru yego urebye muri urubyiruko urabona ko njye mukuru ariko hari undi wambaye hafi akajya anyunganira akanadufasha muri ibi bikorwa uramutwereka se kugira ngo tumuhe amashyi genda ndumva ndi kumvugurwa uri gutinda Ezekiyeli ninde ni umugabo umuhagaze iruhande mu ruhande rw'iburyo bwanjye niwe yatambuka amazina ye uyatubwire Ndamage Jean Marie Vianney Ndamage Jean Marie Vianney amashyi menshi kuri Ndamage kuriya pastor ngwino umuhesha umugisha narinze ko ari jyewe baragikawe yati ariko nguye ingofero renda ikuye rwose buriya yavuze saa sita z'ijoro mva mudukorere mu biganza umuduheshereze umugisha yagukoreye mu ngata pasitori nawe aramushimye imana iguha umugisha kandi ubwo pasitori ugusabiye buri urahawe mu izina rya Yesu nuko bigenda biterera rero ntabwo umuntu wakwigiriye uko nguko ugenda usanga umwihorere natwe hari akantu twamugeneye ko kumushimira hari impano nziza cyane nawe reba araza kwishima ndabizi shangu ino menya ari izi ngizi ni izi ngizi se kugira ngo nkube hafi oya kugira vuba egera kugira ngo uyishyikirize pasitoro nawe ayimudushyikirize ntabwo afite umugore cyangwa se afite umuryango turagira ngo dusabe umuryango baze bashimirwe hamwe Imana ihabwe icyubahiro ab'umuryango wa Jemuve kibinda agaragaza ibintu ku mugaragaro nanjye nayo ngiye mu ifoto y'abandi yego Jemuve tugiriye neza wafungura iyo mpano bakagufasha turitonda umva narinzi ko akora igihe n'icyo hari igihe bageneye ubu ni mu mpura nakundi hari n'abandi rero turi mu gihe buriya niko bimeze twese twabaye hafi abamambure n'abicaye aha ngaha ariko buriya hari umwihariko rwose mubafashe kugira ngo ibintu bijye imbere reba ukuntu abantu bari kureba ni ukuri ubu rero bitwigishe kugira ngo yaba agape tuyibe hafi yaba n'izindi abantu tugabana amakorali dukwiye kujya dutera inkunga haleluya tubaye ibitekerezo yowe abantu batanyamo buriya ngo harimo iki harimo nyine harimo n'abaririmbyi bari kurunguruka wow amashyi ariko mana yewe cyane ukuri reka mbabwire siko mwakuze sha mwarakuze muzi ubwenge bashyire hejuru ngo bashyire hejuru ayiwe imana ibahe umugisha korera igihe n'iki muyiha amashyi imana ibaduhera umugisha kandi mu muryango mwiza ubwo usibye iri shimwe rigaragara ariko baranabashima ku mutima uwiteka bahire mu izina rya Yesu perezida wasubira mu mwanya kugira ngo nsigarane na perezida Daniel twihute audio urarangiye kandi umenya wari uhenze cyane rwose birashoboka waruhenze cyane ufite agaciro gakomeye cyane ukurikije imyaka dufite kuko byose tubishyize hamwe twari turimo kureba dusanga byose kugeza uyu munsi uko duhagaze ari miliyoni n'igice mwarakoze imana mubahe amashyi abantu banatujyanye no muri uwo mukimbagiro ugana i Gahogo ubwo ni ukuvuga ngo byose birimo imana ihabwa icyubahiro ibaduhera umugisha none se bihagarariye aha ngaha ku buryo ubu tuvuge tuti bihagarariye aha ntabwo bihagarariye aha ngaha
kuko twari dufite abaterankunga bakeya cyangwa se amambure bakeya, Yego. none twabonye benshi. Mwabonye Ubwo benshi. rero twatekereje kuko dushaka gukora binini, turashaka ubwo dufite amajwi. Mufite amajwi? N'izo Yego. amajwi. Ariko turashaka no gukora amashusho. Murashaka kugira ngo byibura abantu bajye banatureba nk'uko barimo kutureba hano ngaha. Mujye muririmba tubareba. Yego, Imana ihabwe icyubahiro. Nanjye ndumva nzabajoyininga cyangwa nzaba umwe muri mwebwe kugira ngo nanjye nzagaragare muri aya mashusho. Ariko ndabona wagira ngo byanatangiye, sinzi impamvu turimo no kubitindaho. None ngo bihagaze bite? Nese murifashije ku buryo mwumva rwose mwihagije, hari ikintu mwasaguye mugiye guheraho? Ntabwo ngiye kukubeshya, ntacyo twasaguye. Ntabwo ngiye kukubeshya rwose, ntacyo twasaguye. Icyo kora, yego, icyo twasaguye ni mwebwe. Kandi mufite na Yesu. Kandi murahari, dufite n'Imana. Kandi dufite Yesu, dufite itorero. Itorero ry'Imana rirafatanya, rirahaguruka. Mugezeho. Ibi bintu birasaba vote, ariko birasaba n'umuntu ubyemeza. Niba abantu dukwiye gutangira uyu mwanya tukagira icyo dukora, murigira inyuma. Nanjye kuvuga ngo basha, mwa bagabo n'abadamu n'abakobwa mwigira inyuma sha. Kubera ko ari uwabo, icyo batutegeka nicyo turakora. Amen. Icyo mwifuza nicyo turi gukora. Ahubwo mwifuza iki? Pereze mwifuza iki? Turifuza ko mudufasha tugatangira umushinga wo gukora indirimbo z'amashusho. Gukora indirimbo bisaba iki? Birasaba amafaranga. Byibura turamutse tubonye miliyoni 2. Indirimbo imwe bayikorera ngahe? Indirimbo imwe bayikorera ngahe? Indirimbo imwe bayikorera 100,000 bitewe naho wagiye. Ubwo naho mvuze ku rwego Uno pari 11 se kutara miliyoni n'ijana. Oya, ukaka miliyoni 2 ushaka kuzasagura iyi. Ubwo ntabwo turimo gusagura, ahubwo dufite ntabwo tuzikorera hano. Turanagenda. Ubutumwa muzabujyana n'ahandi. Tuzabujyana n'ahandi. Kandi ntabwo muzajya mugenda n'amaguru. Oya. Ntabwo tujyana n'amaguru. 900 zasigara muzayaguramo ikinyabiziga mujye mujya kukwizera. Oya, ntabwo tuzagura ikinyabiziga. N'ubundi haba hari gukora indirimbo bijyanye no kujya kuyikoresha. Wowe kuvunika. Yego, murakoze. Abenshi muri aba ngaba ibyo uri kuvuga barabizi cyane. Ibi ntabwo wamenya igiciro cyabo. Ni ibintu bihenda cyane kubigeraho. Ariko byibuze uko ufite abantu, ukaba ufite n'Imana, niba uyizeye, kumbura bizagerwaho. N'ibyambere rero bikoze. Ubwo rero dutanze uburenganzira, iyi korali uko ifite ibyiza ishaka kugeraho, kandi natwe si ibyiza byayo gusa, ahubwo ni ibyiza byacu n'itorero ryacu. Amen. Abantu b'Imana n'abashyitsi turi kumwe nabo bakomeze kumva ubutumwa bwiza. Amen. Reka rero iki gikorwa mu gikore rwahetse. Imana ibahe umugisha Pastor, Uwiteka abahire. Bavandimwe rero, buriya ngira ngo nayo mpamvu babantu badutumiye, bagira ngo tubahete imbaraga. None ndagira ngo duhereye kuri jewe, sibyo? Murabona ko ubwire bwadutuze. Ndagira ngo usibye abana batoye, hari abantu batajya bagira amafaranga muri mwebwe. Reka ndebe abantu batajya bagira amafaranga, nanjye njya nyagira. Aba bantu bakwiye guterwa inkunga. Hari ikintu perezida atavuze, ndibuka hari umunsi bavuye muri studio bangeraho aho ntuye Kicukiro, ndababwira ni mwabana mwe mwaraye aha ngaha, bati ntabwo turara turagenda mpaka n'amaguru. Nuko uyu mugabo baramuhamagaye, bwari mu ijoro cyane, ngira ngo hari menya aricyo cyatumye banagushima, kuko narebaga abo bana sindi bubategere sindi baheke. Nuko ndababwira ni icyo nshoboye muze muryama, bati ntabwo turara, bamwe ntitwasabye impushya. Uyu mugabo bamuhamagaye ati mwese mushakisha uburyo mufata amamoto ndayishyura. Uko mubareba kuri arabategera muri iryo joro, ngira ngo ahari ushobora kuba ari nacyo kintu andushije andiye rwose. Uriya mukobwa iyo mbategera nanjye murabavuga cyakora ahangaha kabisa. Imana iguha umugisha. Rero hari abantu babona abana batashyigikirwa, hari uhari, Imana ihahe umugisha, niyo mpamvu badutumiye. Rero ngewe mva mu rugo mu gitondo, umudamu yarazi ko nje muri ronje, kandi aba bana bakandagiye iwacu, yampaye amafaranga yo kugira ngo ntere inkunga. None ntabwo ari menshi, atagira ugira ngo yenda mu rugo iwacu tugira amafaranga, ariko ntabwo ajya aba menshi. Ariko yampaye 10,000 kugira ngo byunganire, sena nayashyizemo akabyara. Yayamaye nuko ntazi aho nayaherereje, ariko ndayabona.
inka nayabona wa wundi ufite telefone aramfasha, hari ayo mfiteho hariya nyatange ko turi abatumirwa muri bumpe momo kugira ngo mbafashe. Akashi iyo mbonye wagira ngo sinzaho sabe n'umwanditsi cyangwa abanditsi kugira ngo iki gikorwa tugitware umwanya mutoya. Ko hari abatangiye kunyandikira bati ndasaba indirimbo ya korali iyi n'iyi muze kumba hafi. Ariko tukinabivuga abantu bitegura gutera inkunga baza tugakora umurongo duhereye kuri Ezekiel, umurongo utanayabonye shana ngo nibazaga uburyo agiye kubura. Yego aya nayo muryango wa Ezekiel unshyirireho ibihumbi 10 ngiye kubaha kuri telefone. Ko mutama amashi ibihumbi 20 ubu nanze amafaranga make. Wumva amashi nuri butange sengisa turamuha amashi. Pastor ngwino nkore mu biganza. Mbasha umugi. Ibihumbi 20 by'itumba mwebwe. Pastor ngwino nkore mu biganza. Imana ni nziza. Baguhe mikrofone ibihe byose. Imana ni nziza. Pastor nkora mu biganza menshi. Ko mutanyikiriza ariko Imana ni nziza. Imana ni nziza. Ibihe byose. Imana ni nziza. Iyo kamera ya mutambuka muze dutanga amafaranga hano. Umunsi urakuze. Natwe rero korali yaturutse hano hakurya ku Kibungo twazanye inkunga gushyigikira iyi korali irimo hano niho muzayisanga kandi bati nubwo twaje dukodesheje imodoka hanze ariko natwe turatera inkunga. Imana ibaho umugisha. Akira impano yitugereze hakurya mu Kibungo ku Kibungo. Haleluya. Amena. Imana ni nziza Ibihe byose. Kandi ibihe byose korali ni life rero yantu. Yego. Ariko impano yampaye ngo nyigeze kuri korali Igihe iki bazayisangamo hano. Imana iguhe umugisha. Amashi menshi kuri korali yitwa New Life. Amashi menshi. Jari ya pastor gukore mu biganza nyamuneke iyo korali yehesha umugisha. Aho mwakuye Imana yongere. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuririmba ni byiza niyo muri mutazigera urangira iteka ryose. Nanjye naje mpagarariye korali Byishimo yaturutse mu ntara y'Ivugabutumwa ya Gikondo, Itorero ni Burema. Natwe dushyigikiye igihe niki kandi tuzatumagira igihe neza. Aha Imana baduhe umugisha. Baje kuri pastor abahesha umugisha. Yego. Ukomeze abantu b'Imana baracyari bari kuza. N'ufite 500 naze, n'ufite amagi 10, n'ufite amagi 8, n'ufite inkoko turi buyakire. Ariko aba bana bakora umurimo. Twakomeje. Imana ni nziza. Ibihe byose. Ibihe byose. Nanjye mwijwi rya korali abategereje Yesu hari ubutumwa bampaye murabusangamo hano. Yego Imana iduhere umugisha. Korali abategereje. Bakumpana numero. Baguhe na nimero. Ariko hagize umuntu ufite nimero mwagiye mukicara hano. Genda hariya hirya. Gwifata akira sha. Akire Korali Agape yantumye. Korali Agape yamutumye ngo nitangire no mano baze kureba ubutumwa burimo murakora. Uwiteka abahiri Korali Agape. Imana ibaho umugisha. Pastor abahesha umugisha kugira ngo namwe mukomerere mu murimo. Imana ni nziza. Ibihe byose Twabanje abahagarariye amakorali. nanjye nitwa Nzabakorana Jean Pierre naje mpagarariye korali abahujwe n'umwami. Iyi korali rero igihe nigitwemeje kuyitera inkunga. Hano hari akaboro twabandikiye kagizwe n'amapaje 25. 25 yego amashi menshi. Ariko amashi menshi. Noneho nanjye ku giti cyanjye n'umuryango wanjye. Umuryango wawe mwagendanye. Perezida bombi afite nimero zanjye. Arejereje uri ndakanda ku kanyenyeri. Oya madamu mwagendanye. Naze hano. Angeto. Uwiteka duhituka mugenda amahoro. Pastor bakora mu biganza. Umuntu uza hano afite umugore akamusiga uza gutanga amafaranga ukaba uri kumwe n'umudamu muzane hano. Tubaye promotion yo guhoberana hari bana bataba babiheruka. Ibihe byose Imana ni nziza niyo kamere yawe. korali igihe niki ni abaririmbyi bitanga bajya bamanuka imisozi bakaza hepfo iriya aho bita Nyaruyenzi. Rero korali Beteli yantumye ngo mbashyikirize runo rwandiko nibaza kwicara baze kurusoma. Uwiteka abahire kwa Kristo Nyarurenzi nk'uko wabanjirije yavuze amapaje
nanjye ni paje 16. 16 amashyi menshi kuri korali. Pastor agukora mu biganza, agukora mu biganza, korali ayihesha umugisha. Bampe nomero ya telefone kango arabindi mushireho. Bene Imana ari hehera. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Nje mpagarariye korali yitwa Nyota ya Asubuhi, yitwa Ridimate, Stella Matutina, inyenyeri ya mu gitondo. Morning Star. Mazina menshi cyane. Muri ayo mazina nyine ni izina rimwe, ni inyenyeri ya mu gitondo, kubera ubutumire abavandimwe igihe n'iki babutugejejeho, kumva ko nyine umurimo ukomeye, niyo mpamvu twabateguriye impano iri muri runo rwandiko, kandi turavuga courage. Yego. Kuri mute tuvuye ku makorali. Amena. Ngiye byandenze. Byandenze. Amena. Bababwiye iminsi ino korali imaze, imyaka imaze. Uyu munsi kabateranyije imbaga ingana gutya, ndetse mfitemo n'umwana uyiririmbamo. Ufitemo n'umwana, yewe mwana ngwino sha. Nguyu nguyu. Muhobera papa. Hobera papa sha. Hobera papa. Na mama bari kumwe sha, muhoberane n'ukuri. Gahuza kubera ubwitange bagize bwinshi butanaboroheye. Ndareba nsanga n'ubundi biri imbere bikomeye kurusha. Ngiye mbahaye 30,000. Amen. Amashyi menshi kuri iyi famille. Igihe ni iki, harimo umwana wanjye witwa Byukusenge Rusi, nkaba rero ngiye kubatera inkunga mu buryo nshoboye, nkabazababonera 15,000. Amen. Amashyi menshi. Mama hobera papa. Yego. Abagirisha aribwo karababanye nyine. Ibyo nakazi kawe. Twigeze pastor abahesha umugisha. Ndashimira Imana yuko mbonye imfura mu itorero ry'amajyambere. Amen. Amen. Nge rero n'umuryango wanjye twemereye 70,000. Amen. Amashyi menshi kuri uyu muryango. Na promosiyo yo guhoberana imbere. Imana ibahe umugisha. Pastor arakora mu biganza, arakora mu wanjye. Harimo umuhungu, ngwino wohere papa sha. Ngwino wohere papa sha. Yeee. Imfura na se barangana kwa. Yo, Imana ibahe umugisha. Niyo kamere yayo. Kugira ngo n'umuryango wanjye dukunda ikorari, twabaye bugufi kandi tuzagumya kuba bugufi, tubasezeraniye 30,000. Ntacyo yego ngaho munyaruka namwe ahimbazwe. Ntabwo mvuga menshi, ariko umuryango ntarabona Vincent Gasana, yego, je na madame, yego, 50,000. 50,000 kuri iyi famiye. Muhoberane neza mu buryo bwiza. Yego. 2 3. Imana ibahe umugisha. Amashyi menshi kuri uyu muryango. Pastor abahesha umugisha. Avuga byinshi nuko igihe ari gitoya, yavuga byinshi kuri korali, ariko muri makeya, njyewe n'umuryango wanjye nubwo madamu ataje, tuzabatera inkunga y'50,000. Imana ibahe umugisha. Pastor abahesha umugisha, kandi dushimira uwo mubyeyi na twatwana. Ubabwira uti turabashimye cyane. Haleluya. Nanjye kubwira korali uburyo twishimye kandi twanezerewe, nanjye na madamu iyi korali tuzayitera inkunga y'50,000. 60,000. Imana ibahe umugisha. Ndabafasha umuka. 1 2 3. Imana ibahe umugisha. Nanjye ko naje mbitekereza, nabonye ibintu birenze. Ko yaje abitekereza. Nabonye ibintu birenze. Yego. Bazayitera inkunga yo 50,000. Hari n'ubundi butumwa nabageneye hano. Aha, Imana ibahe umugisha. Ntuncike. Haleluya. Amen. Mageragere kuri twebwe ni agashya. Amen. Murabona imyaka mfite, ariko n'ubwa mbere ibi bibaye imageragere. Ntabwo twabona rero icyo tuvuga, cyangwa ntabwo twabona icyo dushima Imana, gusa navuga ngo Imana iri mu kazi imageragere. Nanjye kubwo gukunda korali igihe ni iki, korali igihe ni iki harimo abavandimwe, by'umwihariko korali igihe ni iki harimo umwana
hobera garafurere kandi ntubu umusaya umwe ibiri yego rero ku rwanjye ruhande umwe kuko ureba tugomba inyongezo wa gatatu yego yego ku rwanjye tugomba ruhande kuba amaboko yabo atari ku munwa gusa ahubwo ari no mu bikorwa. Hari igitabo nasomye kimbwira ngo kuvuga udakora byangiza imico. Nanjye hari urwandiko bano bana twagiye tubabona cyane bagiye mu rugendo baryamye bananiwe babuze amazi yo kunywa inyota ikabica. Hari urwandiko nabandikiye dushyiramo hano barabasha kurusoma, ariko ku rwanjye ruhande njyewe n'umutima wanjye nzabaha inkunga y'ibihumbi 20. Imana duhana umugisha. Amashyi menshi kuri uyu muryango, ariko umwanya wo guhoberana nawe ugezweho. Hobera mu 1 2 3. Imana ibaha umugisha. Uwiteka bahire mucyo kuri pastor abahesha umugisha. kugira ngo murabizi ko ibintu ari ibyacu. Yego. Ibintu ni ibyacu. Aba mbasanzwemo nta nubwo nshobora kuzabavamo. Amen. Njyewe rero ubwo ndavuga mu mazina abiri. Yego. Ndavuga nka perezida wabo, nkavuga nk'umuryango wa Ndamage. Njyewe n'umuryango wanjye tuzatanga amafaranga 100,000. Amen. Amashyi menshi kuri uyu muryango. Umwanya wo guhoberana ugezweho. 1 2 3 n'inyongezo. Imana ibaha umugisha. Amashyi menshi. Yego. Imana ni nziza. Kuri pastor abaha umugisha. Mama genda pastor agukore mu biganza nawe. Yego. Imana ni nziza byose kandi ibihe byose. Imana ni nziza, niyo kamere yayo. Amen. Amazina nitwa Jacques Mugabo, abamuhagarariye korali Eden Garden yaturutse ku ituro rya Muhima n'ubutumwa ya Muhima. Korali igihe ni iki ntabwo ari igihe cyane tuyimenye, ari nayo mpamvu nifuje ko umuyobozi yegera hino kugira ngo namurebe. Ntabwo ndi harana murebaga neza, abantu bari bangingirije perezida ubana nayo. Yego. Hobera undi muyobozi sha. 1 2 3. Nanjye kuri bandirimbo ngo urukundo ni rwogere, ariko mu bigarukiriza aho ngaho. Rero ubona gatika kubiranyije mwebwe ni korali. Imana ibaho umugisha. Amen. Natwe ntabwo twaje ubusa, hari ibaruwa twitwaje kugira ngo bayikoreshe mu buryo bwo kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere. Ubundi murakoze, Imana ibaha umugisha. Bashyikiriza iyo baruwa na pastor agukora mu biganza, aguhesha umugisha na korali ayihesha umugisha. Yego. Yego pastor abahesha umugisha. Imana ni nziza ibihe byose. Nanjye rero korali ndayikunda, ibamo n'umwana wanjye. Nukuri uyu muhungu ndamukunda, ntabwo narinzi mama we. Ni umucuti wanjye cyane. 1 2 3. Imana ihabwe icyubahiro. Amashyi menshi. Kubwo gukunda iyi korali rero, kuriya abana iyo bagiye muri korali ari abasore, korali irabarira cyane rwose. Ndashima Imana uburyo ino korali itoza abana neza rwose, twayikomerezaho. Natwe rero twaricaye nk'umuryango tugira icyo dutekereza tuzateza inkunga ino korali, ariko ngihagaze aha ngaha sinagenda ntavuze. Ku ruhande rwanjye ku giti cyanjye ni umuryango, nzabatera inkunga y'ibihumbi 20. Yego. Aha. Dushyire mu murimo bazongera baduteranye nanone turi guserukana ya mashusho batubwiye. Yego. Rero bana bacu mu kanya ndabasigira 10,000, ariko kubera ko nabonye yuko umushinga mufite ari mwiza kandi ko ari urugendo rukomeye cyane, nimutangira urwo rugendo perezida wanyu azanshake. Yego. Maze mubwire icyo nzabafasha. Imana ibahe umugisha. Jeremy ngwino ukore mu biganza bya pastor umudushimire cyane. Turifuza rero yuko n'abandi batadusezera, ahubwo turagira ngo dutange impano. Rwanjye ngenda n'abakunda cyane, kuko bwije nuko bukeye ndushaho kubakunda, ariko uyu munsi banshimishije cyane. Kubw'ibyo njyewe mbemereye inkunga y'ibihumbi 30. Amen.
wirengagize ibyiza gukorera. Satani we ashaka kukubuza ibyiza by'ijuru. Ihangane muri byo bigeragezo, ushikame ku Uwiteka uzagororerwa. Tubana n'Uwiteka ibihe byose, ntukirengagize ibyiza gukorera. Satani we ashaka kukubuza ibyiza by'ijuru. Ihangane muri byo bigeragezo, ushikame ku Uwiteka uzagororerwa.